benshi mwagiye munsaba video y'ukuntu mushobora gukora partition ya laptop zanyu cyangwa se gufata storage ya laptop yawe cyangwa se disk ya laptop yawe ufite ukayigabanyamo kabiri cyangwa inshuro ushaka bitewe n'uko ubishaka. Fata laptop yawe nkwereke uko gukora. Wibuke gufollowinga FH Technology Limited, gukora subscribe. Okay, sasa hano ikintu uhita ukora none kuri laptop yawe ujya hano muri search ya laptop yawe ugasearchinga disk partition, disk management na disk partition n'ubundi byose byaza, ariko searching na disk management biraza. Has no akaboro kanditse create and format hard disk partitions, ukagakandaho then ugategereza ko kaza, then yamara kuza bakwereka disk zose ufite. Uriko nako njye mfitemo disk ebyiri. Noneho sasa iyi ngiyi kanyisibe kugira ngo mbereke ukuntu babikora. Kanyisibe nindangiza nyihuze kugira mbereke ukuntu bayikora. Ukabona iyi ngiyi ko ari ihuye ari nini. Sasa ikintu ngiye gukora selecting iyi, nyuma yo kuyiselectinga bite njya hano kuri shrink volume. Ahangaha niho ujya kuri shrink volume. Wamara guhitamo shrink volume, hano niho uhitamo noneho storage yawe ukuntu ugiye kuyigabanyamo kabiri. Kubona njye mfite terabyte bingana na 934, niyo terabyte ya hard disk isanzwe. Iyo ni SSD yo urikona ko iyo ari 934. Sasa ndashaka kuyikora partition nkabona gigabyte 400 ku ruhande, izindi zigasigara. So ikintu ngiye gukora, turazi neza ko megabyte 1024 nizo zingana na giga imwe. Urumva ngize 400 nabona 300 ntago nagira 400 yuzuye. Ngiye kwifashisha calculator kugira ngo mbashe kubona ko kugira ndebe ko mbona za 400 bifunze. So ndaza hano searching calculator. Searching calculator. Hano mfate ino calculator. Then mfate 1024 bingana na giga imwe, mube 400. Uri kubona imise mbona 409 n'amafaranga na megabyte 600. Noneho nizo ngiye kwandikamo hano. Nza hano mfundikemo 409 na megabyte 600 gutya. Ndaniza nkande hano kuri shrink volume, kanda hano kuri shrink volume. Icyo gihe wowe nimba ushaka bitewe n'iyo ushaka nizo uzakalculatinga bitewe n'izo ushaka ku ruhande, bitewe na storage yawe ukuntu ingana. Ikintu ushobora kuba ushaka kuyikatamo gatatu, byose birashoboka. Ukaba wagenda uvuga ati ndashaka iyi ni then tukande kuri shrink volume, kuri no shrink bategereza, then nikubona ko gigabyte 400 neza uko twazishakaga uko zishe. None uhita ufata uhita highlighting iyi ngiyi ubona iri unallocated iri black, ugakandaho right click, kaza kuri new simple volume, ugakandaho then ugakanda next. Hano ushatse wahitamo inuza leta ushaka yindi, ariko n'umureka dushireho F, then next and then next again. Ni default birekere ko byakabaye n'ubundi, kana next ubundi ugakora finish, then ubona inaformatinga, then nuza partition yawe igahitiza. Uri kubona ubu ngubu nitujyamo hano nidufungura file explorer, kubona new volume yacu ya F yaje. Ushobora kuyita n'izina ushaka imaze kuza, kandi tuvuge ushobora kuyita data cyangwa reka tuyite FH iyi ngiyi gusa. Hano wenda iyi ngiyi tuyite data bitewe n'uko ubishaka. So ikona partition yawe uzazirangiye bitewe n'uko ubishaka. So ni ibingibi kwibutsa ko ushaka n'ubundi bumenyi ibingibi aricyo bikumariye. Nakwibutsa nimba utarakora subscribe wabikora kugira ngo n'ibindi bintu bitazajya bigucika byinshi, ko hano nzajya bahereza ubumenyi bwinshi kandi bwiza. So ukora subscribe, ukore share ku muntu nawe bishobora gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So see you next video. Ciao ciao.